byaremwe bishya, abavutse ubwa kabiri, ndetse n'abandi bose bashimishijwe no kubana natwe muri uyu mugoroba w'ibiganiro n'ubuhamya ndetse no gusengera ububyutse. Mwiriwe kandi turabakunda. Tugize amahirwe muri uyu mugoroba, cyumweru cya kabiri cy'amasengesho y'imisi 40, tumaze imyaka myinshi irenga 12 duhawe hano muri Foursquare Gospel Church. Muri uyu mwaka twatangiye amasengesho mu cyumweru gishize azamara imisi 40 ku nsanganyamatsiko Imana yatubwiye kuganiraho iyo kongera gukumbuza abantu ibihe by'ubujutse. Bitari kubakumbuza gusa, ariko harimo no kubafasha gutera intambwe kugira ngo basubire muri bya bihe. Nibutse icyanditswe turimo dukoreramo muri iyi minsi, amaganya ya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 21, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo dusubize ibihe byacu bya kera. Dusubize ibihe. Iyo tuvuze rero ibihe by'ububyutse, mu Giswahili byitwa uamsho cyangwa nyakati za uamsho, ni ngombwa gutekereza ngo si ibyo bihe dusaba ni ibihe. Nkuko mubizi, hari ubuhamya bwiza bw'abatubanjirije bashoboye kumenya amakuru y'ububyutse bwabayeho, bashobora kuba none batuganirira ndetse bakadufasha kumenya amakuru y'ibyabaye byiza, ndetse tugafatanya twese gusengera ibyo bihe byiza ngo bigaruke, ariko tuniga n'amasomo. Mu cyumweru gishize twabanye n'abakozi b'Imana batandukanye, barimo abatuganije ku bubyutse bwo mu mashuri, barimo Antoine Rutayisire twaganiriye ku bubyutse bwabaye mu Rwanda, cyane cyane mu itorero ry'Abanglikani igahini, bwavuye mu Rwanda bukambuka bukagera mu bihugu duturanye, ndetse kugera kure nko muri za Australia, aho benshi bibuka imbaraga, ibimenyetso n'ibitangaza byajyanye n'ibyo bihe. Ndetse twafashe n'umwanya wo gusengera ububyutse muri rusange. K'icyumweru tugifitemo izindi nyigisho zikomeza ndetse n'ibiganiro byiza. Uno munsi turavuga ku bubyutse bwabaye mu gace k'Imurenge mu gihugu duhanye imbibi cya Congo Democratic, ndetse no kuwa gatanu tuzongera tuvuge ku bubyutse bwabaye by'umwihariko mu itorero rya ADPR, aho tuzaba turi kumwe na Pasteur Zigirinshuti tuvuga ku bubyutse bwabaye mu Rwanda, ariko mu bice byari byiganjemo itorero rya ADPR. N'umunsi ndi kumwe n'abatumirwa, bamwe muri bo bafite ubuhamya bukomeye, bafite ibyo babonye, bafite ibyo batubwira. Ni n'abanyamasengesho tuza gufatanya muri iki kiganiro. Ndagira ngo mbamare amatsiko, ndabaha umwanya buri muntu wese yivuge, mpereye kuri Pasteur uri iburyo bwanjye, niwe ubanza kutwibwira
ninde akora umurimo w'Imana hehe amaze imyaka ingahe akora uwo murimo w'Imana hanyuma narangiza kuvuga ndaza guhana umwanya n'uri bumoso bwanjye nawe yivuge avuga akora umurimo w'Imana n'imyaka amaze akora umurimo w'Imana ibindi muragenda mubyumva hari ibibazo tubabaza ariko n'abadukurikiranye kuri Facebook kuri Instagram baragenda bazi ibibazo turagenda tubaha umwanya wo kubivugaho reka nakire pastor ruhande rwanjye atangire atubwira umurimo w'Imana akora ndetse n'igihe amaze gukora karibu urakoze ndagushimiye Imana iguhereza umugisha bushoboka dushimiye n'Imana mbanje gushimira Imana kuko ngeze hano muri runo rusengero rwanyu nditegereza mbona mwubaka Imana biranezeza ndavuga ngo Imana ibaho umugisha mwinshi cyane murakoze cya kabiri ni ukuvuga ngo njyewe ni ukuvuga ngo umuntu wampaye ubutumire bwo kuvuga ngo waraduhamagaye ngo tuze tutarame tuganire ni nka Pasiteri Ruturwa izina ryanje nitwa SARUHEMBE ndi umukozi ukorera muri Espoir undi umupasiteri waho Espoir ni urusengero mubizi ruyobowe na Pasiteri Nyamurangwa ruri hariya Kanombe none rero numvishe ubwo butumire aho niho nkora umurimo w'Imana umaze imyaka ingahe mukora muri Espoir pastor muri Espoir nahashitse mu 2005 birumvikana imyaka myinshi nka 15 urumva ko ari myinshi icyatumye nje hariya muri Espoir nari umuvugabutumwa kuva mu gihugu cyo hakurya kandi mu kuza sinizanye nazanywe n'Imana Imana barimbwira ngo genda ugenda uvuga ubutumwa cy'u Rwanda shisi Rwanda basa n'abantu batanemereye kuko nari umusepeza ariko n'abasepeza bari ino ba IDPR barashaka nko kumpinga ariko bigeze aho ngaho bonyene barasaba basubiranamwe baravuga ngo reka tumwemere kuko duhaye tumubona ibimenyetso byo Kristo baranemerera mpakora igihe kirekire ngo nshike Butare ariko nari nkira umuntu utuye muri Kongo n'urugo rwanje niho rwabaga umugore n'abana shisi Butare nahamaze nk'amezi 3 Imana irampagurutse irambwira ngo tugisubiye muri Kongo ndakuzanye ugiye ku umunyarwanda w'i Rwanda kandi muri Kongo imirimo wahakoze nta nakamwe kazotakara ariko no munsi ndavuze ngo wicare tusubire utumire urugo rwawe ruze rugusange hano urugo ndarutumira ruraza rumaze gushika haza ubuhanuzi bw'Imana bumbwira ngo wowe ugende uze gukorera mu rusengero rwa Espoir muri Kongo yitwa Serpa ariko urwo rusengero ni urusengero rubamwe abasirikare ugende ngutumye kubanza kuza kubigisha kandi ibintu ngutumyemwo ni nka bitatu ugende ubabwira ijambo ryo kwitondera umwuka ubabwira uburyo umwuka uzawakirwa n'uburyo uzugenda ubigisha ijambo kwihana ibyaha ikindi cya kabiri ubabwire ukwitondera Imana ndaza maze gushika baranemerera ariko banemerera narimbizi kuko nemerwa na bishop wabo Mishake ariko nkabona abo bakorana bariko barampinga kuko nkuze
Imana irambwira ngo abo bahaye bagupinga kuko ukuze nibo nanjye nzoguha nibo bazoba inshuti zawe. Amen. Noneho bukeye Imana nibo yakoreye ibitangaza, nibo baturaga bapfa ikantuma nkaza kubasengera bakazuka. Barankunda, bankundana n'ingo zabo n'abana babo, ndemera ndakirwa mba muri serepari uko naje nuko. Umaze imyaka ingahe ukorera Imana? Wakijwe nka ryari? Mu gukizwa twemeye tukiri batoya muri 52, tugeze muri 58 haza indirimbo ya Ntamakemwe iraduhangura tuba bapagani. Ngo dushike muri 65 Imana irampamagara ituma abantu sinahamagawe n'umuntu, baranigishaga kumva nanze Imana yabo, kumva nanze no kwifuga. Bukeye nicaye gusa ngiye kwa hurinka mu gatondo, mbona abagabo babiri kuko twicaye hano na Bishop Nuru ya Pastor, mbona ko baza bansanga aho nicaye. Nari mpagurutse kuza kwa hurinka mu gitondo zizukiriza, ndagira ngo icyo Kinyarwanda murakiza. Yego rwose. Mbona hinjiyemo abagabo babiri, umwe w'inzobe undi w'imibiri yombi, bashika bampamagara izina rya Rameke kandi nari umupagani. Barambwira batigaruka, Uwiteka aradutumye ngo ugarukuze kumukorera igihe kirageze. Abo bagabo se wari ubazi? Haba no kubabona n'ubu nza mbabona ku mutima, ariko simbaze ziyo bari bagabo se. Naho nababoneye bambwira amajambo sinayababwira, bambwiye nk'ibintu byinshi, kandi nari umupagani ukomeye. Bamaze kubimbwira barambwira bati uko wemera Imana dutumwe n'Uwiteka ngo ugarukuze kumukorera. Ndora inkono yanje ndatekera itabi ndagenda nahurinka, ndazibzukiriza ndagaruka, ariko numva ngize ubwoba. Ndavuga ndariko abadayimoni ko nanje maze iminsi mbonane kaje aho baterekera, nkaje ahantu baraguza. Kondara abadayimoni bo kwambara amakositimu nguko bakavuga Ikinyarwanda bakambwira kuriya. Narabarebye uwo mwanya bahagurutse ngo cike hanze, ndababura. Maze kubabura ngendana ubwo bwoba, reka nsimbe rero. Bukeye ndemera, nemeye muri 50, nemeye muri 65. Ndasubira rero igihe nemeye maze kubona ibintu binteye ubwoba, mbaye mbwira n'umusaza wanje ngo dusezerane, ndiko ndabona ko ngiye gupfa. Ibintu mbaye mbona nimzo gupfa simbaho. Warambwira ngo nurushiko nabararabanshika tureke tuzagerageze, ariko mwana wanje nurushiko nta bindi bintu bizabikora bikatari urushiko. Ariko numva ubwoba bwaje cyane, ndavuga ngo reka ngende nemere nzogwe mu nzu y'Imana kuko abandi nabo bari mu nzu y'Imana. Icyo gihe hari ububyuke mu bandi uretse njyewe Rameke Saruhembe. Baza banikubitaho bagasanga ndika kwa kundi kubuye. Buraca ndagenda ndemera, nemeye muri 50, muri 65 ndemera. Kandi maze kwemera sinasuye kugenza umugongo ngo ndebe inyuma, namye nkomeza mba umukirisitu mpaka n'ibintu byose uko naranywaga, uko nanywa inzoga, nanywaga itabi, nanje nagendaga abasaza bari ibintu byose by'abapaganira bibaga hagati, mbivamwe ndabisezerana ndababwiye ngo mbaye umukirisitu. Kandi ngo mari ku umukirisitu ikanisa itorero naringiyemwe bama bashaka kungira umuhutu. Umuhutu ubwo n'umudiyakoniya, n'umudiyakoni. No ngo bibe bityo mu minsi mike nanje bataransengera kuba umudiyakoni, turahunga. Nicyo gihe cyakanyike tugiye, abantu barasambarara bakwira ibihugu
turatura ninusi hari ububyuke bwabanje. Ububyuke bwa mbere hari ukwemera, hakaba n'ububyutse bw'umwuka. Kwemera no gukizwa ku batumva Ikinyarwanda vuga asabuzo basobanurira sabo. None abantu bemeye mbere baremeye umwuka ubururukamwo kera bakicemeraho muri 50 muri 52 muri 53 amaze ngo baze gushika mu 7 indondo irafatwa cyane kuzujana na za Gatanga. Nibyo gihe muza mwumva ni na za Rurambo, nicyo gihe muza mwumva habaye ububyuke burimo basebukuba ngo batoraga basimbuka. Ubwo ntibwageze iwacu. Bukeye buraranda buza bufata nguko mumva ngo za korona zifata. Wow. Ububyutse bumeze nka korona. Ububyutse buza mu bakristo ariko si ukwemera, ubusanzwe wemeye. Noneho buturuka ibubembe, ngo buturuka ibubembe bufata bariya bamurondanye babuzananwamo n'ababembe, bakorana n'ababembe, bagezaho murondanye niwe wa mbere ibubembe basengeye kubunjirisite. Wana bavuga butumwa abona kuzana wa musho nawe arayizana n'ikipegikeya, baca hariya za Minembwe, baca za Rukombe, abantu barafatwa, agenda afatisha abantu cyane. Icyo gihe uruhande rw'imirimba na zanganje twari tutarafatwa. Ubwo bubyuke buraba. Ubwo bubyuke bumaze kuba nibwo bwaje buratambuka bujinganje bujanwa na Miringito Simoni ngo bashike rero inganje barandukirwa barafatwa. Kandi muri ubwo bubyuke nibwo bwazanye gushamburiya abarose. Wow. Noneho twebwe turaza tubimirimba, tuvuye Mirimba turasubira turagaruka tusubira Minembwe. Twebwe tuba ahantu hitwa ku Kabingo. Naringize ngo nje ku Ndondo Imana iranga aturakorera abariyo nkorera. Noneho njewe nanje mbu mukuru w'abayumbe bafashwe na wa musho, niyo muza mwumva ngo ni bamaruba muza mwumva baturaga bavuga ngo ni kitawara mu Kiswahili cyangwa ngo bamaruba n'izina ry'ikibembe, bakavuga ngo ba muti wakuma wamena maruba, bakavuga ngo igiti cyumye cyashibutse kimera indabyo. Mbese ububyutse no kurabza ni igiti cyumye kirabye, ni igiti kirabye cyarumye. Twebwe twarabapagana ariko rero tweze imbuto ni kako tuvuga. Reka mbere yuko mukomeza banze nakire Pastor Ruturwa nawe yatwibwire, ndagenda mbaza ibibazo byinshi. Urakoze. Nitwa Ruturwa Elia, irindi bazanita ngo bizi. Igihe cyangwa ubu tuje guhindura amazina tumaze kubatizwa niho niyise muri bizi yaremye, ariko ndarihina ndigira bizi. Rero njyewe rero nabatijwe mwaka 1964 nibwo nabatijwe. Ndi ku Kabara. Aho niho namenye Imana, niho nakiriye Kristo, kuko nasanze Pastor Muhera asenga. Icyo gihe atangira kunjana ndi mutoya, tugendana nawe nzambwira abandi ngo sinamenye igihe nigeze kuba umusore nk'abandi basore, kuko twagendanaga n'umuntu mukuru unduta cyane tuja gusenga. N'ubu nzanibuka aho twaza tuja gusenga munsi y'igiti
twagaruka simbashe kuja gukina n'abandi bitewe n'urugero ndiko mbona turiko tugendana n'abandi bakandiye ntibanegere mbururungano ngana n'abasaza bandota. Wow. Hanyuma rero aho niho nabaye, niho naboneye ubujutse, niho naboneye imirimo y'Imana ikorwa. Hanyuma nza kwimuka nja muri Shaba. Nja kwimuka muri Shaba, ndibuka umubyeyi mama wacu Esther Nyaburayi niwe wampanuriye kuko ngiye kuja mu gihugu cya kure ndarabimenya tabyumva. Hari ku giterane cyo mu kwezi kw'Icyenda cyazaga kihaba cyari kizwi, arambwira ngo mbonye ugenda mu gihugu cya kure. Icyo gihe narumye amasengesho, ariko arambwira ati ndiko ndabona kuko iyo ugiye niyo uzaja gukora umurimo w'Imana ari byo Imana iteganije kugukoresha. Habaye muri 1984 nibwo umuhamagaro wo kuba umwarimu mu rusengero, bandoye kuba umwarimu nyobora mu rusengero. Ngo habe muri 1990 nibwo nabaye pasiteri nyobora itorero kuri paruwasi. Aho naho habaye ubujutse bwinshi, hari byo nagiye mbona Imana ikora. Nibwo kubwo kuba icyo gihe ubujutse bwari muri 1965, ndumva kuko bwambaye mu icyo gihe no kugeza uyu munsi nza numva kuko ari bwo nkigendera. Urakoze. Wow, ni byiza cyane. Ngira ngo ndagenda mbabaza ubukorera hehe? Waje mu Rwanda ryari? Naje mu Rwanda 2004 nibwo umuryango wansanze hano, ariko nje nageze 2003 mu matora ya mbere ya perezida naratoye, umuryango usaga hano 2004. Nabwo naje mfite isezerano ry'Imana naryo narihawe muri 1995. Ubu rero ndi hano muri Foursquare niho nkorera umurimo w'Imana. Murakoze. Reka mbaze muzehe yaratangiye kutubwira ibintu byiza, ububyutse bwo muri 1965 akizwa, Imana ivugana nawe. Abantu benshi bajya bibaza ngo se umuntu avugana n'Imana gute? Ni gute wumva ko ari Imana yakubwiye, utumva ko ari ijwi ryawe ryavuze, cyangwa ko ari intekerezo zawe? Urakoze cyane Bishop. No kuvugana n'Imana ni umuhamagaro waturutse mu buhanuzi bwa kera bw'igihe cya Yuheri. Habaga Imana yamivugana n'abantu mu nzozi, ariko hakaba ubuhanuzi buzohanurwa kundi miki buza kuza ejo bundi Yesu amaze kuja mu ijuru. Burya yari yasize abana afunze hariya mu cyumba cyo hejuru, abantu bavuga kundi miki. Ariko rero reke mbe nkubaganirira wa musho nimba muza muyumva mukumva ubuzuke, nibwo bwubwo bwaje buhimbwa Pentecote. Pentecote ni umwuka. Noneho twebwe nje nkuko uvuze, igihe cy'umwuka dufashe waradufashe uzugufata abatabizi bakaba bo kwita umusazi. Hari umunsi umwe umupasiteri yambwiye ngo umwana w'iwanje yarabajanye bari n'abana bimpinje ejo bundi, aza kunda no gusengera ahantu wa mwana wanje. Bari babiri bafatirwa umunsi umwe ngo bafatwe, uwo w'iwanje atinda cyane mu mwuka. Baravuga bati tumusengere yasasa. Hari na hano ni Yonasi Habyarimana none aza kunda kukuza hano. Batashi barambwira, ndababwira ngo iyo muba abandi muba mwamwihoreye. Njyewe nafashwe n'umwuka 3:00 burira buracyo. Ukivuga mu ndimi?
ndavuga mu ndimi ndaruhashika mu kinyarwanda ndaruhashika shika mu gifaransa iraruhisobanura ibifaransa isobanura ibyungereza iraruhimbwira imvugo z'ibifaramo tazizi igifurama n'icyo mubiri ikazimbwira ngo indirimbi iyi niyivuga gutya ikante ikambwira iyonzi ikambwira uko izivugwa mu cyongereza ikambwira uko iziririmbwa mu gifaransa ndarigita ndavuga ngo mfashwe n'umwuka unduta nayo irambwira ngo uwo mwuka nguhaye n'uwo nari narahaye abahanuzi bitwaye ba Yeremiya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Umwuka ni uzuforoma umuntu ni uzugukiza ukakwigisha kuruta uko bakuru bawe bakwigisha kuruta uko banyoko nabaso bakwigisha kandi ni uzukwereka umwuka ni uzukubwira ngo Imana izigendeshwe inama umwuka ni uzukubwira ngo ibi nimba byakubayeho zakubaza Imana irakubwira twebwe twayigendesheje sinababwira harehare tuba tuyigendesha inama. Yesu ashimwe. Reka mbaze iki kibazo wavuze yuko wakijijwe abantu benshi bandi bakiba mu bigirwamana bakiragura bagiterekera nuko hari igihe mwigeze muhura n'ibibazo zo gutotezwa zo kucibwa kubera yuko mwakiriye umwuka w'Imana cyangwa mwakijijwe hari byabayeho ubwo twakiriye agakiza oya byabaye mbere ukwemera kukiza nicyo gihaye gucibwa kwari kuhari abantu bakanyagwa abagore babo inka zigakubitwa zigasubira kwa basi ariko muri izi za uwamusho n'abadata nabo bari basigaye bakunda Imana tibayemere ariko bakayitinya no kuvuga ngo wowe uri muri generation cyangwa uri nko mu ciciro cya kabiri ciciro cyatotejwe n'icya mbere yanyu gahoro ndi mu cya kabiri. Ushobora kutubwira imwe mu mirimo umwuka w'Imana yakoze mu bihe by'ubujutse wagiye ubona cyangwa wumva n'amatwi yawe? Jewe ndiheraho jewe Saruhembe ndiheraho gatoya bimwe niboneyeho kubuzuke nuko namaze umwuka umaze kumpamwo wantumye kugenda mvuga ubutumwa ndahaguruka ngenda njyana n'umugabo witwa Mariko ngira abakunzi Imana idutuma ahantu hitwa gushika ikaziba tukava ikaziba tukakinyangeze kwemeza umutware w'abashe kandi nari nanse ntese gituma utantuma mu bacu banyarwanda twari tukira abanyarwanda gatutarafika izina ry'abanyamurenge ndavuga ngo ese ubuza abandi bo iwacu watuma mu mukuntuma mu bashe irambwira ngo ugenda mu bashe ndagenda ndagaruka kanihute ishitse irambwira ngo wowe ubwawe uwo mutwe wawe hari muri 70 irambwira ngo ntuka wogoshe tugasoye kucisha mu icuma keretse kubwiye ngo wogoshe ariko tarakubwira tugakorwa uyu musatsi mubona mfite nzangendana nukuvuga ngo nahereye muri 70 none ubwo nibwo umukasi yenda waturaguncamo ariko muri 70 kugeza n'ubu ndacyuma kiza kinshaka kugeza n'ubu ntabwo uri yogoshesha sindi yogoshesha uwo musasi no muri 70 ntaravuka ubuntu warutaravuka bisopo none teye ubwo nukuri numva warabaye munaziri nawe ni kimwe na Samson iranziza kandi ukuyawunsigiye hano ikawureka nababwira ibintu byanje ntimwe ushobora hariho byinshi abandi baza bashamo kugira gutya reka nkubaze gatoya ufite imyaka ingahe muze ufite imyaka ingahe umusatsi wowe ufite imyaka ingahe
jewe nukuvuga ngo sinakubwiye muriya ko batubwiye ngo imyaka yacu gatukaza gatubiyandikisha nukuvuga ngo jewe niyandikishije ubu ndi kufite imyaka 78 ariko abatuzigiye twavukiye bazavuga ngo twavutse muri 40 mu 1940. urumva yuko wagombye kubusa nk'ufite imyaka 80 umaze imyaka 50 irashize umusatsi utarogoshwa nta cuma kira kunyura mu mutwe none se umusatsi ntabwo upfuka nta kutakuze ngo ube muremure cyane ubirimbire byagenze gute ndashaka ubwo buhamya bumbwire gatoya uwo musatsi Imana yarambwiye ngo ko nguko we ngushize uwo musatsi ngo ntukogoshwe n'amaraso yawe ndayahinduye nta kibaye menshi cyane ashatse kugenda nkayorosha nk'umusaza kandi ibintu byawe byokora uzobikora byose ubikorera muri gahunda yitonze. Wow, murahumvise? Turahumvise. Uku ni ukuvuga ngo nubwo yantumye mu bandi bantu bari abandi tuba dukorana nabo niko bimeze. Hari ibintu ndituza si cyane kwimyoza, si cyane kurahira, si cyane gukora ibindi bintu nk'ina, kandi uko narapfuye mu buryo bw'umubiri nsigara mu rugo rwanjye gusa. Amen. Ndagira ngo murahumvise. Nahumvise cyane. Ukunza nsengera abantu, hari abantu baza bakaza bafite indwara, kababwira ngo mufite indwara zimeze zitya, hakabaho baza kuzindangira bavuga ngo reka tukwereka aho twarwaye, kababwira ngo nimubireke, byose nzambikora. Kandi keretse Imana imbariye ngo genda umukore gutya, kuko nza nibuka igihe kimwe twasengeye umugore yararwaye, irambwira ngo wowe haguruka ujyane n'ikaratasi urupapuro ushikura umucishe mu nda, uhuruse urutangiriye mu mukondo, uhuruse mu mukondo kandi ukure ihuzuye. Namashika nkura mbanza kuvuga nti birananiye iyo mbaje nyine na ukubaravuga ngo nibyifuzo byo kwifuza uriya mugore aturabikora wanze ukunze. Ndahaguruka nimucisha mu nda, bareba wa mugore nawe agahotagurika, ntambwira ati se rameke none harasa no wasaze kabisa nawe kazagira ati ko murambona ngo nze gurusaho natangiriye yuzura imbaraga z'Imana hano uri byawe byiwe yari yarayishe nibyo yakoze, ngo amare kwirega ibyaha byiwe nibyo yakoze. Imana iratubwira ngo nimumureka ataharakize. Ni ukuvuga ngo n'indwara zawe nuzoza wumva warwaye ukaje imbere y'abatambyi, imbere banza wihane, indwara izo zihunga. Imana iguha umugisha. Reka mbanze mubaze nawe, yavuze yuko yakoranye n'umuntu umuruta asa nkaho ari umwigishwa wiwe, Pastor Muhebera. Nanjye nzi ari mu bantu nzi cyane, yari pastor w'umuryango wanjye. Hari imirimo y'ububyutse wabayemo wabonye ushobora kutubwira nk'uko Pastor Rameke yaratubwiye? Imirimo y'ububyutse nayibayemo. Icyambere nabonye ububyutse bwazanye kubaha Imana no gutinya Imana, kuko igihe twajaga tuja mu nzu y'amasengesho mu mahombe, nta muntu winjiramo nk'urukweto, nta muntu winjiragamo atireze ngo yihane abone kwinjiramo. Umuntu utihanye agatinya kwinjiramo, uwihanye akumva kuko afite uburenganzira bwo kwinjiramo. Muri ubwo bubyutse rero, kuko twabanye, nibuka sogokuru yari yaratinze gukizwa. Ngira ngo wowe urabizi, hamwe hari amasomo niho inzu ya sogokuru yazaga yubatse ngo yigireyo, ngo ingoma ya Muhebera ngo izimusakurize.
ariko ngo tugere muri 70 ubwo ya ni ingoma y'amateraniro yiwe yakora y'amateraniro yahunze ingoma y'amateraniro okay kandi iwe twadaga tuje gutereka imfizi akabanza akaja kuraguza ngo nibiyo mfizi zaduhira bukeye nzanibuka kunagiye masengesho ngira icumweru cyose ndi masengesho ntarya noneho ngugaruke turyamana nawe ku gitanda sinamenye ko byagenze nuzura umwuka nanje ntabizi sinziriye yumva bitangaza arabyuka aracana aricara ntiyabakigarutse ku gitanda aho twari turyamye atinya kumbaza aja kubaza aho twari kumwe masengesho aravuga ngo ibyo yabonye ngo yayobewe ngo njewe yabaye ngo ariko ngo icyo mbaza ngo iki cyumweru cyose gishize ngo atarya no kuntakunda kurya baramwemeza ati ntabwo yigeze arya twari kumwe twese aravuga ngo kuba none ngo ngiye gukizwa amen nibwo yakijijwe aranabatizwa yitwa Ndereya yagiraga uburakari bwinshi bwamamushiramo wamureba gusa magaseka akanezerwa haza ubugwa neza rero muri ubwo bujuse nagiye mbona Imana icyo ni igitangaza cya mbere nabonye soko kurakizwa bitewe nuko Imana yankoresheje inkoreramo mvuga mu ndimi atazi ariko zimutera kwihana arabona Imana irahari ikindi nabonye muri byura ndavuga umwe nubwo ibihe byabaye byinshi hari umwana w'umugabo witwa Bukomokomo nubatuye Ikaremi yararwaye bagira icumweru mu masengesho noneho giye bari masengesho nanje nza kuba masengesho kandi nagize icumweru cyose ndiko nsenga cya cumweru nza nibuka kuko nagiye mbwira Imana ngo niba nkiri mu bushake bwayo ndi mwanya wayo ngo ingingo zanje zose zumve kuko Yesu andimo nagiye ku cumweru nijoro mbwira umugore ngo ukinge igihe nzagarukira uzabona ngarutse ariko sinzi umunsi nzagaruka ndarayo mu ishamba no kuwa mbere nirirwayo no kuwa kabiri nirirwayo no kuwa gatatu nirirwayo no kuwa kane nirirwayo ntaco ndumva utarya utanywa ndarya ntanywa ngo cyo kuwa gatanu naririmbye indirimbo yo muri Wokofu sinibutse sura zayo iravuga ngo zamani mjini mwa Yerusalemu Waisraeli waliabudu ngo ngire kuri refiri yayo ivuga ngo musifuni Mungu wetu narambuye amaboko sinayagarura nyoberwa iyo nagiye no kwishaganya numva ntagaye nishaganya mbikinye umubiri wose ngarutse ngo nje kujuka numva mfite ukuntu numvise ndavuga ngo nubwo ndi murimo ariko no bushake bw'Imana amen nibwo natashe ngo ntaye nsanga uwo mwana bari masengesho tuvugana na Ada mukabishopo Muhima na Maremo Saratieri nundi ari muri Amerika ni baruga mu baruga ni bari umudumo wanje Saratieri ni bari umuyobozi w'amasengesho turagenda tujya gutarama kura ngo tujane umusada wo gusenga turasenga tubona nta gihindutse umwana yari aho gusa bareba kuko acikana tugeze amasaha 8 ya nijoro numva kwijwi rimbwira ngo tubwire Imana niba imisiye igabanutse ari mikeya igabanye ku yacu iyo imwongerera noneho nza kuvuga ndavuga ngo niba umuntu wese wumva afite iryo shaka amen shitse ibyo byo twabishimwe no bivuga timwota ni byinshi cyane kandi nabivuga ni nguko bisho baba yampamagaye saa 9 tukavuga tukageza ariko ndasimba mvuge hano kugira ngo Imana yiyerekane Imana
utuma tubona ngo Imana gukizwa kw'abantu nicyo cyatumye ituma ngo ugende wigisha abasirikare baremeye n'umwuka uri kurabazamo n'ubuhanuzi uri kurabazamo n'iyerekwa rikabazamo wowe abari kubigisha ubigisha ubacishije bugufi buryo bw'umwuka bagende bitonze kandi bigisha ibintu bitonze kandi bamenye kuko Imana ari Imana ihari atari ukuvuga gusa ko kuvuga ngo nuko tuzaturota nuko tuzatwumva Imana izinyuhuka izikunyuhuka iyo wakoze amafuti Imana igira ibintu bibiri kunda igira ikintu kunda no kwihana wakoze ikintu ukababarirwa ikagira icyo yanga no gukora icyaha ukakigundira muamushikubiri nayo ariko iyo wayumviye ugakora uko izi gukorera icyiza noneho kugira ngo twebwe abo twajemwe twatumwemwo bamenye Imana hari umupasiteri umwe yarapfuye yaragiye mu Bwongereza ngo mari gushikaba afatwa n'indwara baragerageza bangwereza barahebura hamagara umugore aramubwira ati nje usigare neza araraga ngo amari kuraga umugore we warasa ansanga iwanje arampamagara njya mu cyumba gusenga mare gushika mbwira Uwiteka kandi ese ne bzoba ngo namuvuge nta kibazo wa mugore araza aravuga ati umugabo wanje arapfuye ariko aguye mu Bwongereza indwara yamufashe ntagiye abasha kuvuga kera yadusezeye ndinjira mu nzu y'amasengesho bari barampaye Kimihururu ndamubwira ngo ntacyo nzasubiza Uwiteka atakimbwiye ndavuga ngo Uwiteka ndatangaye guhamagaranya nako taratubwiye kandi waravuze ngo ntacyo butabanje kubwira abakozi bawe cyo ni kimwe icya kabiri ndagusabye ngo uriya mugabo mukiza kiri abeho icya gatatu ndavuze ngo nimba utabinkundiyemo umureke wagaruka humeka nashika hano twese dusezerane nawe acikana Uwiteka arambwira ngo icyo nkubwiye hejuru y'iryo sengesho usenze ubabaye kuri nyanaka ndamugaruye tagipfuye kandi nawe ubiharure ngo ucite igitangaza ngo nkakirya Yesu yakoreye kana yigarira amen ngo yari yapfu atariko nari mvuze ngo apfe umugore asigara ari umupfakazi none ndamugaruye ugenda ubwira umugore wiwe ngo umugabo wawe aragaruwe kandi yongerewe iminsi abayeho ndaguruka ngo nshike nkaha hari aya mabese aya manani muzamufuza nibuka ijambo ndavuga ngo ngiye nk'abantu ese ngiye kumubwira ngo umugabo arakize yopfa se nobigenza ubanza unoroshya akanya gatoya ndagusubiza noneho ngaruka ngifite ako gahinda ngihagaze ntarapfukama tugaruwe ikimenyetso uriya mugabo yasize umushitsi muwe waje kumusaba aramubwira ngo ni ingaruka nzogusezerera nakubwira ngo ntarimo uvuge ngo nta Witeka mu bantu ndaza ngo mbaze wa mugore wiwe arambwira ngo arahari kandi nuba aramurindiriye ndamubwira ngo wowe utahe umugabo arakiza Imana iramugaruye ariko nashika hariya kuri Leoporo hariya ku kibuga atarashika iwawe abanza ahitira iwanje mbanze mutokora abone kuja mu wawe bari abantu bazabumva cyane niko yamye mubwira mu mwanya mu mugoro barampamagara ngo umugabo ari kuraseka amen ngo agaruke aza kumuteka araza ahitira iwanje mubwira ivy'Imana yambwiye kandi ndamubwira ngo wewe waturagugenda ukibwira ngo ni wowe tuzundi mugabo guhagaze hejuru amen tugasubire gukora gutyo ndetse haguruka umukorera nubwo uri koroneri
subira inyuma arapfukama ariruka akaza yiruka agakubita hanze akagaruka aravuga ati ndemeye nari napfuye ndagaze n'ubu Imana yaramwongereye iza mubwira ngo yakongereye iminsi cyane rwose kandi aroroha nawe uwo mushika uruhande nubwo basaba muribura wosanga ari nka kwa kundi kw'inzoga ifuye. Yesu ashimwe. Amen. Icyo ni kimwe twebwe abakristo iyo twamaze kuba abakristo mukakira kugira ngo Imana izibakorera ibitangaza nukuyubaha ukayikunda ukayitinya kandi tuzoyitinya nk'utinya nyoko bukwe kuko utinya so bukwe kuko utinya so na nyoko igira ukuzu uyitinya iyo udakoze amafuti uwitinya. Yesu ashimwe. Amen. Nicyo gituma nubu nahawe jewe amadaraka yo kuvuga ngo ugende sinkiguhaye kugenda uvuga ubutumwa ariko nguhaye icyumba ugende icyo cyumba yakimpa iravuga ngo ugende ugira ahantu uzusengera uhasabe uzusengera abahungu bashake abakobwa bashakwe naho ibindi bibazo umuntu azazikuzanira uzubimbwira nije uzoza ubikora si wowe ntukabyiratana uko nukuvuga ngo igituma yambwira iryo jambo ry'abashaka n'abashakanwa ryo yarimbwiye kera imbwiye ngo hazoza umuriro uwo muriro si uwo muziko ni umuriro uzofata abantu w'ibyifuzo ngo uzifuza uwo muriro uzoturuka kuri representa ushike ngo kumusaza utabasha guhaguruka kandi umwana w'umukobwa azaza byarari afite imyaka 10 atariko wowe uzubasengera kuko benshi bazoza bireguza ngo icyatumye ngora icyaha nuko ntari mfite umugore wundi ngo nuko ntari mfite umugabo atuzugenda basezera ubu ngubu nabaye nka Salomo bazabanjagata abakobwa n'abahungu karuha kavuga ntese mwuka Imana bashaka ngo basengere rushako gusa kuki bataza ngo basabire buzura umwuka w'Imana kandi bikomeye bagashika nariregeshe ndaroha ndavuga ngo reka ndeze Imana woza ushira kuri izindaraza no gusenga kabikira gute baza ngasenga uwo mbwira ngo genda umugabo azoze giye kinyanaka uwo mbwira ngo tegereza gusa nabo bonyine baramenyereye aho hantu reka mbe kuhagararaho. Hari ikindi kibazo nshaka kubaza ko watubwiye mu maze imyaka 50 utariyogosha n'umuntu ukibajije ku rubuga badukurikirana ngo ko wavuze ko kuva muri 70 utarogosha umusatsi n'ubwanwa niko bimeze nturabwogosha cyangwa bwo ujye ubwogosha. Abajije neza abajije ubwanwa n'ubu ngubu womperezi umukasi no bwogosha nakatajwe kino gice cyo hejuru ariko bwana zambwogosha kandi nabihanguye kuvuga ngo mbwogoshe pi none ureka yonca ariko ikindi yabujije n'umusatsi wo hejuru ndasubira babwira uko umeze uko nukuvuga ngo abantu basigaye bavukana imvi uyu musatsi maze gushika aha mu Rwanda turatura iminsi imwe uzana imvi uzanye imvi ndavuga ngo semana wankoreye ijambo kandi nturambwira kwimosha ariko nanga imvi izi mvi zangenda urwererane sa n'ingurube none ndakwinginze mbumusatsi wandemanye mu nda ya mama izi mvi zive hari mu kwezi ndakeka kuko ari uko kabiri Imana imbabarire irambwira ngo zo gusubiza icyo gisubizo cyawe mu kwezi k'umunani kuwo mwaka nari nse turaza ngo buci nje ahantu hamwe ngo baza bahita ku Gasaraba Kanombe Kanombe yego ntabona hari umugore uzuha abantu izumba bagasenga ndaza nje nyine ngo mare kwashika ngo mfuka amatese uza wibuka icyo bavuze ku musatsi ari Imana ikubwira ari imbwira uza wibuka ko wavuze ngo nguhindurira umusatsi
tugasubire kugira imvi ngo zize ziboneka nti nicyo mugabo wa mama irambwira ngo ugende ngo haye ugende urebe umuti witwa kanda uwushiremo kandi tugasigwe n'umugore ubyara kandi uzusigwa aho ngaho umugore waciye umuhungu w'umusore ni ukuvuga ngo ntakagusigire no muri saro mu wawe baza mu wawe bagusigiremo kandi uyigure bayigusigiraho niko kuko umubona uza wirabura uzawusira mu kandi murabyumvise yego naho ariko nanzi mfi ariko ubwaho umusatsi n'umusatsi nyine nuko bishoboka reka mbaze ikindi kibazo ni iyihe nama wagira abantu bifuza ibihe by'amasengesho barya bapanga amasengesho bikanga cyangwa bayatangira bagasinzira bakayura bakabura amagambo urakoze cyane noneho ibintu by'amasengesho nk'uko pasiteri Ruturwa yavuze amasengesho arimo uburyo nka butatu hari amasengesho uza kwisengera ubwawe hari amasengesho usengera itorero ry'Imana hari amasengesho uza usengera igihugu ko niko bimeze ariko rero icyo no kwigisha abantu bakunda kubamo zankunda ngo kumenya Imana n'ubutunzi buruta bw'abanyagiputa kurya Bibiliya ivuga mbere banza usengera Imana kubanza kuyimenya ikaba inshuti yawe kandi Imana ni wo mwuka iyo wamaze kumenya Imana ukamenya kuko Imana ibaye inshuti yawe uzumenya n'uburyo usengesha abandi bantu uzumenya n'uburyo ugarura abanyamwuka uzumenya n'uburyo abanyamwuka buzuye ukamenya kuko bayobye uburyo woshobora kubigisha bakitonda kandi umunyamwuka tiwo mugaruza ijambo gusa ngo nokabaye umwungere bagushobokera azagarurwa n'undi mwuka ijambo ry'ubwitonzi erega muzi ko umwuka wo kujana ukaruhuka kwita umusasa ariko umwuka tuba tuwitondesha ukitonda ugaturiza mu muntu n'abayobozi bacu bakatwigisha tukabishobora cyane kandi tutanafite umurego wo kuvuga ngo twebwe twarabwiwe uku n'uku mbonye uku n'uku ndangije ikindi kinuku hari aho umuntu ashobora no guhaguruka kakubwira ngo nje nakubonye iki kintu nakubonye iki kintu oya umwuka uzubibona wo kubona byinshi umwuka uzubona byinshi ariko ukabicece kukitonda keretse Imana ikubwiye ngo genda ukore gutya iyi Imana yakubwiye ngo genda ukore gutya uragenda ukabikora mu bufura Imana ni imfura ariko iyo wabikoze ingaragaza gutya zoroha bikaguhindukira uzugenda ukabikora abandi babyitegereza bagasanga nibyo bwakigasirika kurangira ikindi kitari cyo bwakigasirika kurangira ikindi kitari cyo wasubira kugikoraho ukagira ngo none uracyari mu nzira ugasanga inzira warayitaye Imana ikunda gusiguzwa izisiguzwa reka none mbanze mfunga iyi nane ya telefone ya izisiguzwa ukayibaza tugasenga tukabwira bishop ngo kunuko akatubwira ngo ni mugende musenge tugasubirayo izihindurwa dushobora kuvuga ngo ahangaha hameze gutya tuhagire gutya Imana yari inshuti yawe zihindukira abana Mose
Imana yaturagame kubwira amagambo akavuga ngo ibisimba ishoboye garuka guri kikumva. Okay, ndaza kubaza ibindi bibazo biri nyuma, ariko reka tubwire amakuru make ya Academy, Imana y'Academy, ngo hari ibintu byabaye wari uriyo cyangwa ni nyuma waravuyeyo? Ndavuga Imana twabonye muri Byura. Hari abantu b'abanyamasengesho kandi abagabo bakuru basenga Imana bakayibaza bakongera bagasaba ikimenyetso, kugira ngo n'abashefu bari batuye muri kiriya gihugu bari bubasha Imana kubw'abanyamasengesho, kuko icyo bazaga gukora cyose bazaga bavuga ngo mugende mubwire abanyamasengesho ngo bagende basenge batubwire icyo turi bukore. Reka mbabwire umunsi umwe nabonye hari habaye ikibazo, hari umugabo ngo ni Rushambwa ari we chef de zone twari dufite aho muri Byura, hamagara abantu hari mugoroba w'icyumweru, aravuga ngo haje bariko barategura ingabo ziza muri Byura baza gukora inspection mu mazu, bavuga ngo bafite imbundi. Noneho abo yampamagayemo nizani bakana umupasiteri ngo ni Serugaba abatuye muri Kenya ubu nyine, nshitse nije wayoboye gahunda ntibakageraho, ariko amenya kuko ari ikimenyetso cy'Imana yamubwiye ibyo yamubwiye ko ari ukuri. Araza hageze aratubwira, uwa gatanu wa mbere twarihanye, abantu bari bageze kure nyine kuko iyo abantu babaye impunzi bamwe bazata umurongo. Uwa gatanu wa kabiri niho twabonye abantu baza baravuga ngo bakoranye na Riga kera bambutse inka za Riga, hari ibyombo biri mu mazi bitakigira icyo bikora, nibo byambutsaga inka zambuka. Batumuduha amafaranga, tubaha amafaranga, baragenda bikura mu mazi, bamaze kubikura mu mazi batwereka inyana zazigendera, inka 400 n'inyana 80, indi nayo ikajamo 300, inka ukuru gusa. Barabikora, amaze kubikora inka zirambuka, tubona ukuboko kw'Imana twambuka inyanja nk'uko Abisirayeli bambutse ya nyanja, natwe twarayibonye. Tubona ukuboko kw'Imana no kw'Imana ikora byabaye ku mugaragaro. Nzavuga ngo umuntu wabyibaga ibyo bintu ntacyo yigeze yumva mu buzima, kuko ari Imana yakoze. Ariko uwamenye icyo Imana izikora n'ubu ngo aracyabyibuka, akavuga ati Uwiteka yatwambukije inyanja nk'uko yambukije Abisirayeli, si imigani byarabaye. Okay, Pastor, reka nkubaza ibibazo nka bibiri, kimwe n'icyo babajije, ariko ni hari n'icyo mpera ku byo bavuze yuko haje impano zo gushamburiye abarozi muri iyi minsi ya nyuma kugeza n'ubu ngubu. Iyo mpano yagiye ikoreshwa nabi, ikoreshwa isenya imiryango, ikoreshwa abantu bagaragaza imbaraga za Satani aho kugaragaza imbaraga z'Imana, ku buryo ndetse n'abantu benshi bitwa ko ari abanyamasengesho usanga batinye nyine abarozi kuruta ko bamenye ko bafiteho imbaraga, kuko iyo umuntu yamenye Imana ubundi ntiyongera gutinya. Urabivuga hiki iyo mpinduka yabaye, abantu bamenya yuko hari imbaraga za Satani bakazigiraho imbaraga, noneho ubu ngubu zikaba zisigaye bazitinya cyangwa bakoresha impano zitari zo, babeshera abantu bateranye. Icya kabiri kibajwe n'uwitwa Sengor, ngira ngo ari muri Australia, aravuze ngo mbabaze ngo se igihe cyanyu no muri ubwo bubyutse nabwo habaga abahanuzi b'ibinyoma nk'uko abantu benshi bo muri iki gihe bagenda babavuga? Niba ari ibyo bibazo nshaka kubaza. Satani n'Imana biza bigendana, kandi mbere yo kuvuga ngo nawe umenye Imana banza umenye na Satani. Uza kuba n'umukristo abanza kumenya na Satani. Satani hari igihe izi guturuka mu nzu, ikaguturuka mu rugo rwawe, ikaguturuka mu bana bawe, ukabisuzuma ukamenya kuko Satani yaje. Kuko utamenye Satani uza uvuga ngo ni ikiza kindi cyaje ukaba wugihunga. Icyo ni kimwe.
noneho imana uwamusho ije ari bwo buzuke yarangiranye amarozi arahaba kweri arahaba abarozi barahaba b'abagabo n'abagore ariko rero imana yerekana ntaho nta kintu cyose itazitangamo imbaraga zayo ihereza bamwe bo kubona bya biheko bakabitora bya biheko ngo bamare kubitora iravuga ngo ntimukabivuge mu bibanyage cyangwa mu bihamagare bize mu bitwike n'impano mbahaye abantu ngo bamare kubibona barahinduka hahinduka abantu ku rugero jewe ndavuze ngo mukanyanaka ni umurozi noneho abantu baravuga bati iki tubwira kuko ari umurozi niki imuduha ikimenyetso haba inama birabura cyane turavuga tuti nimureke ibyo bintu batoya nanone turareka abantu baratwisha nimureke tubavuge turushwe imbaraga baravuga twebwe nko mu ruhande rw'abanjilisiti n'abarimu n'abapasiteri baravuga kuko bashamburiyaga bagashamburira n'abarozi b'abapagani abapagani bakavuga ati mudutukiye abagore turavuga tuti none turacyabigize tuti mubyerekane barabyerekana icyo ni igihe cya mbere cy'uburozi bwa mbere uburozi bwa kabiri ni ubu buriho imana yari yarabuvuze ngo ubu muri ko murabushamburiye hari igihe hazoza ubuzuke icyama cy'umurozi cy'abarozi kandi kizitwa icyama ntibabe bakicita umurozi ibo bonyine abarozi ubu bari mu kwiyita icyama ntihawe ukivuga umurozi icyo cyama cyaje imana yarakiturangiye ariko iravuga ngo ubwo icyo cyama nikimara gushika n'abana bazoza batahana uburozi uko niko byagenze n'ubu ariko rero icyo tubigayaho nuko abantu baza bashaka kugira ngo bagire imbaraga nke mukagira imbaraga nke imbaraga nkeya uko nababwiye ndababwira ngo hari byinshi mbujijwe si cyane gutunga kuko turi kumwe na bishopu ngo mutunga urutoki rwiza duhaye tuganira kari umutunga ariko ndakaye nkari umutunga ni bibi cyane bambizi kera ko twarwanya haba n'Imana ikambwira ngo kura mwarwana ari ikikora kuri we ikagikora noneho twebwe mu barozi aho twomaze kubona y'amaso y'ababibona ngo tubizane duhamagare bene zo tubigisha bananirane tubasengera imana ifite umwanya wo kubisha bagapfa cyangwa ikabahindura bakihana baza bihana twe tukama tubana musa twamara kubana musa icyaha iyo kiva kikagera ndababwira urugero jewe nkoze icyaha ngiye hariya kwa Ruturwa ngo nakimbabarire Ruturwa gashika akakimbabarira ariko akacyana musa kiza kimvaho kikaja kuri Ruturwa mu Mana niko biteye muriko muracyumva none mu gihe twogize babantu ngo tumenye uburyo tubarwana turwana nabo tukabana muzo gahagarara hano muri rikanisa ukuri imeze namwe muraruza abantu baragiri kama gushinga urutoki mugani wabebe ngo musaye bazafite umusaye kamvuga ngo ikiniki dore mwe mumeze kunuku meze wabakuye icyaha wacihereje ijambo ry'Imana n'imfuruka izikunda ngo nimba wowe tukubwiye ukatunanira dufite Imana dutura ibibazo ikagukurikirana genda babwira kandi ukamwe gato ari umugabo umwe yari ni muyomba wanje yabujije kanisa ry'abantu twari dutuye mu kanisa rimwe ariko twese tugasangira community
nza kumubwira ngo ihane uzukora amafuti aranga ngo buce ndagenda ntihane arambwira ngo ibyo bintu uzubimbwira simbigira n'abantu bazaba bintere ndamubwira ngo nutihana ukunguku nukuvuga ngo Imana izakugirira nabi kandi sikera Imana irabanza ikwiyereka ni wangwa izakwica wamugabarana yani azavuga ngo uza kunyagirwa ntazayumva umuriri w'imvura aranga arambwira ngo wowe Saruhembe uzumbwira ibintu bikankura umutima cyane ariko singira amafuti ndamubwira ngo amafuti kiyakubwiye kuko uzubikora ukanga kwihana Imana izokubwira nabi ejo uzobona ijambo bazabanza bakujyana uzoza kumenya ubwenge ugeze mu bitaro ngo bicaza gucyura inkasi zandurutse hatoya haruguru nkaha ngo agaruke yikubita hasi arahwera tiyakira nyuma yanje haza undi aramubwira ngo wanze kumva nyuma Yesu ni uje kuza ngo Imana nije kuza ikubwire nyuma y'uwo unkurikira haje kuba iramwisha twagiye ku maziko ye twebwe dufite umwanya wo guhonya umuntu akatunanira tukamuragiza Imana ntizinanirwa ikintu iyo twagishoreye mu kuri ariko iyo twagisambuye tuba twakimukuyeho tukaciherezaho sinzi nimba wanumvise numvise cyane reka arongeraho cyane cyane abahanuzi b'ibinyoma niho numvise utavuze byabayeho ndongeraho ko ibyo Bishop abajije byo gushamburiya uko numva muri iki ntitwamenye imbaraga dufite turahahamuka ari twe twagahahamuye abari gutera ubwoba nibo bagize ubwoba kuko imbaraga z'Imana ziri muri twe ni Pawulo wavuze ngo nubwo dufite umubiri nk'uw'abantu ariko ntiturwana nk'abantu avuga ko imbaraga dufite zisenya ibihome no gufata mpiri bitekerezwa mutima impano umuntu wazagira uko yayihawe atayikoresha neza uko Imana ishaka bikaja kubyara ibibazo bitandukanye abantu biteranya abantu ariko reka mvuge ukugundu nje uhereye kuri nje nabonye umuntu arahanura ariko atuma undi murumuna wanje aravuga ngo yabonye hari igiheko gishinze mu muryango wa shambure yanje ndaramo noneho kwa kundi ntegereza ko azaza kugikuraho akaza kugikuraho kandi navuga ngo sindamutumira niba yabonye icumu rishinze azarikureho aratinda ntiyaza noneho numva umutima kumbwira ngo se hari Imana azana kuririya irutiye usanga ngo irutiye mfite hano ndahagarara muri wa muryango ndasenga kandi nasenze numva mfite agahayo n'imbaraga zigomba kugitwikira hahandi kiri kigafu buke yaraza ariko azaje ahandi aza kuba ngo aricyo yabonye iwaje araza amaze kuza yinjira mu nzu ageze mu nzu arasenga yasenga agahumura kandi wa nanje ko ndiko ndamureba nawe byagenze gute nkaririmba kugira ngo anezerwe za mbaraga zize zimanuke agahumiriza imbaraga zikamushira senga ubaze Imana neza ngo senge aza kumbwira ngo abonye cyarapfuye nose cishwe niki ati Imana yaneretse ko wahagaze urasenga kirafa namwe ngo itahire rero nta kundi gucukura ngo tugikure muri bacyarapfuye kuva uwo munsi rero
namenye kuko iki turimo kiruta kiriya tadutinya hariya. Igiteye ubwoba dufite ntitatumenye tugifite. Nzanibuka Hegimani wavuze ngo umuntu nakubwira ngo arakuroga ngo umubwire ngo ufite umurozi mukuru ngo ni Yesu. Ndabiza bimunanirwa abandi bonanirwa ariko ntazananirwa. Reka mbabwire ikindi gihe kimwe hano ku Kinamba 2-3 nari mfite icyumba cy'amasengesho ku mugabo wari burugumestere muri Kanyamahanga atuye Gasata. Noneho nja muri cya cyumba nagize mu minsi 3 ndiko senga, haza umugore wo muri famille yabo yaratuye ku Kinamba hasi, araza ashitse azana akana kiwe, araba ngo uwo mwana ngo ntaza mwoza ngo iyo mukojeho amazi ngo ifuro rizaribimba mu kaziba akaja guhwera. Ndamukirikira ndasenga ntajwe numvise, ariko saba imbaraga z'Imana kugira ngo zibashe gutwika bya bindi bimujira amahoro. Arataha hari saa 2 za nijoro, arataha aje yuheyo. Bukeye Kanyamahanga yari afite ubukwe bwa muramu wiwe hari mu Gasata, angira ngo wa famille tujanayo. Tuhageze wa mugore araza aransanga, aramaze gose pastor ngo kutambwiye ndize nkubwira gute, ati bazabaza bagashamburiye bakanereka ibiheko, ariko umwana ibyumweru 2 bwaca karwara. Nose bimeze bite? Ati ntabwo arazaga musika kuko umukozi yaje kumushira amazi ngasanga yapfuye byarangiye, ariko ubu ni muzima, ndamuhagira amazi ashushe nakonje cyacu bimutwaye. Aramaze ndamubwira ngo simvobye iyo ni impano y'Imana, kandi Imana ishobora kubyikiraho biri bikarangira. Arambwira ngo iyo niyo nziza, ndi n'izindi ni nziza. Rero hamwe n'ibyo ngibyo tumenye iki turimo, ikidutera ubwoba nicyo cyagira ubwoba. Mbega amakuru meza. Turimo turagana ku musozo ngira ngo kubera umwanya, ariko wavuze gatoya ku Mana y'Ikaremi uko yabarwaniriye mukubwe mwatewe. Uno munsi n'ubundi abantu bari muri iriya misozi baracakubwe, baracatewe, baracasenga. Ya Mana yabarwaniriye inganji, ya Mana yo muri Zura, ya Mana y'ahandi henshi ntarondora, baracamenya agaciro kayo, cyangwa ubu ngubu babaye nk'ayandi mahanga nk'abirwanirira? Icyo ni ikibazo nkubaza. Hanyuma icyo mbaza pasiteri, abantu benshi baravuga ngo abanyamurenge benshi, bivuge nk'uko njya mbyumva kandi ntekereza yuko igice kinini cyemera, basigaye mu mateka y'Imana, basigaye mu kamenyero, ariko mu by'ukuri imbaraga zihindura z'Imana benshi muri bose, mvuga bose si cyane, kuvuga ngo aho ntihaba abantu barataye batakiri ba bantu bahindutse bakijijwe, bagombye gutuma n'abandi bavuga ngo aba bantu bagira Imana. Nicyo kintu nshaka kuvuga. Ndaza kukikubaza umbwire ngo ibyo bihe bya kera bimeze gute ugereranya na none. Aba bantu ntibababara, basigaranye amateka y'Imana n'amazina, ariko mu by'ukuri bitakiriho. Reka duhere kuri pasiteri atubwira uburyo Imana igaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane ku bantu bakiri muri Kongo, uburyo nanone bayiyambaza. Murakoze. Imana by'ukuri igaragara mu bugingo bwacu buri munsi iyo tumenye kuko turi kumwe nayo. Hari igihe abantu bibwira kuko bari ku murongo ariko bagata umurongo. Mwibuka n'amateka y'Abisirayeli, hari igihe Imana yazaga ivuga kuko kwibakunda. No muri byura iryo jwi ryigeze kuza, umuntu aratubwira w'umuru baravuga ngo Imana yavuze ngo intuma ngo babwire ngo ndabakunda. Atari niba ari ukwivuze, nimucumura gatoya muzakubitwa ngo ni n'Imana, ariko nimugarukira Imana, Imana izakubita ya ngoni yabakubitishaga ibagaruriye
amahoro rero abacu bari hariya ndizera ngo urugamba bafite none ntabwo ari bo bari kubirwanirira Imana niyo ibarwanirira uko tubifite nuko tubyumva mu masezerano dufite ntabwo urugamba ari urwabo urugamba ruri mu Imana kuko iyo twumva ngo ari mu Imana hari uko abantu bamaze kuva mu byo bari barimo bahindukiriye Imana hariho umugabo umwe twavuze turi dusenga aravuga ngo ubu ngubu ngo n'umurozi tuvuge gutyo n'umupagani waguye ubu ntakiriwe ibyo amaze kubyibagirwa ahubwo ariko aratabaza Imana ngo imubabarire kuko iyo abantu bose bihanye bakaja imbere y'Imana Imana irabarwanirira n'ubu turavuga ngo urugamba si urwabo urugamba n'urw'Imana muri bo amacakubiri y'amadini yagiye aba yatuma n'abantu benshi bava mu matorero kandi bitarangiriye muri Kongo n'ahandi henshi ubona rwose abantu bagihagaze neza basenga aho ntitugomba gusubira ku isoko dusubira mu bujuzi aho rero amacakubiri y'ayo madini ntabwo bavuze ngo wenda ngo ni disipurine y'amatorero nk'uko buri torero wenda rifite imihango yaryo cyangwa se imigenzo ishobora gufasha itorero ryabo ariko amacakubiri habayemo urwango abantu baranze ubukristo butarimo urukundo ubukristo burimo amacakubiri ubukristo burimo ivangura ubukristo bumeze gutyo wumva bukiri bwa bundi bw'umwimerere ntabwo bukiri bwa bundi bw'umwimerere iyo bwabaye mu ivangura umwimerere uba wavuyemo iyo bwabaye bw'amacakubiri Imana ni imwe niba hari amadini cyangwa se amakominote ayo ni aderesi y'ahantu aho umuntu abarizwa aho umuntu akorera ariko Imana dusenga ni imwe iyo habaye amacakubiri nta Mana ibikibirimo biba byabaye iby'abantu ariko Imana ikunda ahari urukundo ahari uguhuza ahataragucyanirira imanza kuko umuntu wese ntiyite kuko ari we mukiranutsi imbere y'Imana kuko ubukiranutsi buzwi n'Imana urakoze Pasa reka dusoze wenda utubwira gatoya ku zo mutekereza wenda nabajije ikibazo ngira ngo wari wambajije ngo se twohagarara dute ni gute twasubira muri biriya bihe kugira ngo abantu bongere basubire basenge niko abantu bakwigira kuri mwebwe bakera niki cyaranga abantu bahindutse aho bari hose urakoze cyane Imana urakoze Bishop ndagushimiye kuri iyi Imana ntizita abantu turakosha ikadukubita ikatubwira nabi ariko ikatubabarira kiryo wari wabajije rya mbere ry'uburyo bw'abarozi reka mbe kurusubiraho buke abarozi kuriya tuba tubavuga baroroshye jewe nahuye n'ibyago uko mbabwira nahuye n'ibyago narafushije cyane mfusha abagabo mfusha abana bato ndababara kumbabare Imana irabibona izi kubona umuntu yari umukiranutsi izi kubona irampamagara ku musozi ngo se ndiko ndatekereza ibiki ndabivuga irambwira ngo bireke ngo nimba utona ngo abana bishwe n'abarozi ubareke si wowe uzohora nzoguhorera ubwire nijoro abagore baraza babiri baza kwihana ariko muri abo baje kwihana ibo bari inshuti zanje tukaja gusengana ya minsi muhamuvuga nk'iyo 40
bakantekera ibyayi nanjye icyo mfite nkakibaha aba ari bo bankorera uko umunsi umwe umugore umwe arambarira ngo ese kongewe baza banita umurozi wowe ntunita umurozi ndamubwira nti ariko ubwawe uzi yuko utari we ati sindiwe nduriwe urahakanya ati nidusenga Imana ikakubwira ikindi ukagihakana irakugirira nabi hano twicaye ndamubwira ntewe ati dusengeka ubu dusigaye dutinda ariko mu gihe cyose cy'ububyuke bwacu kwari kuza guhuza amaso kanje kuvuga ndamubwira nti nduruza ati nta mavuta ari amavuta arahanyanaka uzuza mu gitondo ukayasigamwe umutima unyanaka umeze kunuku ukawisiga mu nkokora hano ukawisiga hano ukawisiga mu gahanga ese kiriya niki tawe ufite ati ndawufite ariko so uburozi kiburiya ni uburozi hariya biriya ubise bindi tubibona kuko ari uburozi arananira ariko mu rupfu rwiwe yahiye abona baze mbabwire hamwe ariko arananira tumurekera Imana ariko aho ni hamwe ahandi ya kabiri nkaho Bishop Mbariya nyine wo kurangiza buriya no kuvuga ngo kwitondera ubukirisitu twebwe bakaturera iyi uwamusho muza mwumva ngo dufite ububyuke uwamusho igira ikintu ziza kurema uwamusho kurya ni umuriro uzuhinda mu byatsi ariko ugasiga ibiti bimwe byahiye bigasigara bishya bigashya neza bigasigara byumutse cyane ariko ibyatsi bigashira none ububyuke iyo buje muri twebwe wohanura rimwe ntuzosubire no guhanura n'irindi ariko uwamusho igasigira abantu bamwe gukizwa abandi bakananirwa ikizikora kandi ikindi cya kabiri muri wa musho umuhanuzi uri umuhanuzi tuzi ucyaha undi muhanuzi uzumuhamagara ukamwiyegereza ukamubwira ngo kurya byahengana kuko numwiyama mu bantu uzoba ukojeje abahanuzi bose isoni ariko mugendere umubwira uti harya mwahengetse cyane nimuhareke agasubirayo twebwe turaba pasiteri kandi twakorana jewe nkorana n'abariya b'abasirikare iyo bahengetse ijambo iza nca bugufi ngaseruka iyo representari kamubwira ngo kuriya wayobeshikanisa biriya bintu tubikoreho none se ko namaze kubyandika mu nama turagira tugenda upfundikire bazoza kubikubuzaza agapfundikira ntari tangaze rigaheriyo bakazosubira akaje mu yindi nama bakaza kumubaza igituma atabitangaje uko niko kubaka ikanisa ikindi ndavuga mu buryo bw'umwuka umwuka uzi kubamwo satani kavuga ngo ngaho vuga cyane ni abantu bakwemera ukavuga cyane abanjewe nararushi ubu ngubu muzoreba iyo duha dusengera abantu nkuko dusenga dutya dushobora guceceka gutya ikakubwira amakuru y'umuntu ukamubwira uti amen wakagira ngo none ntacyo wabonye ariko wakibonye mwamara ukamubwira ukamwihererana ukamubwira ukamutokora niryo banga iryo mwuka ikindi cya kabiri umwuka tuza wishamangaza kakwa kundi ko kuvuga ese kwisha mu kinyarwanda twabivuga ngo ni wishamangaza ngo njewe ibi bintu nza mbibona gutya ibi bintu nshiyo mbibonye gutya ngira gutya bishire mu bantu bishire mu mwuka bishire mu mwuka
Imana irabikorera mu mwuka gusa kusa kwacu amvugira naho aho Imana iri niho na Satani ziba. Kurya bavuga ngo aho inyama ziri inkongoro niho n'inkongoro ziba. Ni ukuvuga ngo icyo ikiza kiturinda duhaye dusenga, mugende mumenye cyane kwitonda no kwihana ukamenya. Habana n'umuyobozi yakubwira ngo iki cyahengamye, amugende uzi kureba kuko cyahengamye, tukavuga ngo kuri twapinzwe bazapingana. Oya bireke Dawuda pinga, ariko nubishyamwo uzobuyobye. Ni ukuvuga ngo nibwo bwungere. Intama Dawudi yavuga ngo yaratanaga ngo nkayigaruza inkoni. Nitwe twebwe abahaye bavuga biruka, bavuga ruga ko zavuze, bavuga ibintu babonye, umwungere akazigaruza inkoni, kavuga ati mwabibonye, kandi nyine uba wabibonye, ariko akakubwira ngo byitondeshe, bidakwirisa, bidakwira abantu, bidakoma uwanyu. Nka kwa kundi kumufurera yabwiye wabo, aramubwira ati ndasenze mbona nyoko azaroga. Undi atoya aterega nawe ati njyewe Imana yari yandangiye nyoko ariho, ati mbona ko nyoko ari uroga, none uvuze ngo mama ni uroga. Iyo byabaye bityo biba byabaye urusaku. Twebwe kuba duhamagaye turagushimiye, kandi tugushimiye neza utubashije ibiganiro byiza cyane. Yewe iyo umuntu akunze kumbaza mu biganiro by'uburyo bw'umwuka zanezerwa cyane no kuganira iby'Imana yadukoreye. Imana kugukorera ikintu si cyawe, ni cy'Imana. Impamvu tuba tubishyira ku Mana, ku bantu tuba tubishyira ku Mana. Noneho abantu baje, yewe ndabona no babwira hato ari umuntu hariya Kicukiro woherutse gufusha umwana, ntiyamufushije ngo ave mu mwuka, arahwera yaravuye ku ishuri. Naho ibindi byo by'ubuhanuzi twese turabisange, sinirwa mbivuga. Wa muntu baravuga abandi batari kwiyaba wari ushiriye Saruhembe, batirameke Saruhembe. Rero ntibazaga banitarameke ntibarizi bazi rya Saruhembe, bati yaba uyu mwana mujanye ikiva taracika na mujanye, yari umwana ko muri bari abasore. Barampamagaye batese ntitwoze ngo tukujane, ndisinza cyane ahantu temerewe. Ati ese boga bagashaka ngo ngende mbabwire ngo muzani faranga zinkure hano zinjana, simbigira. Baramuzana ngo baze gushika iwacu nkaba ahantu haruguru y'umuhanda, jiga mpangira ngo n'umwana mutoya naho n'umusore tutabasha kwikorera. Shiga nsanga ararambise hano kundaraza hino. Mwaganye mwanzani wapfuye, jewe nzazuru wapfuye. Nyina na se bamuryamye iruhande. Ndibwira ndavuga ngo se ariko nyine kituma ashatse kugira intege nkeya mfite Imana, baza bavuga ngo ngira Imana. Mbwiye umwe twatwegeranye ndamubwira ngo bankumunegurira ni munini simushobora. Ndamwegura ndamwiyegamiza shira hano ku bibero. Ndavuga ngo Uwiteka, uyu mwana atarava mu mwuka ataracikana, agihaye atera tugakora mu mahagu tukumva kandi ugaye gatera, mugarura turasenze ngo abeho. Imana irambwira ngo muhumekere mu mazuru. Ndahumeka, ati subira uhuhe mu matwi yiwe, ngizereka ngo mu gutwi huha mukundi, ngizereka ngo mukwanyura akanwa kari kafashe, arananiye gukwanyura. Nimumfasha akanwa, barakafashe, ngize ndi twumva kugira ngo
kuko mbona ko umwuka wanje yenda ari wo wagiye kuzana uwe yagaruye umwuka avuze gutya abaye nkusamba gatana gutya ise na nyina bavuze induru bararira so nibyo bitangaza Imana izidukorera ariko tukabishima Imana tunagenda tunabiribura tunabivuga kugira ngo tutishamangaza ko abantu babone kuko twakoze ibitangaza ko Imana yakoze igitangaza wa ko nigitanga si bikora bikaba iby'Imana yewe ukabishinga Imana tukabyishinga iyo byishinze Imana yo birakura bikagukoza isoni bishinge haleluya amen ndabashimiye cyane bene ibyo ngibyo kandi kose twige kumenya Imana twige kubaha Imana twige kwitonda mu buryo bw'umwuka ariko duhanure ubuhanuzi ni buza tunabuvuge bufite aho buza bushirwa tukabushira bene bwo niba abayobozi tuba tubabwira ngo dore ubuhanuzi ko bwaje afite umwanya wo kubwigishiriza mu bantu afite umwanya wo kubwiyama afite umwanya wo kubwegura niyo ntebe yahawe nirwo rurimi yahawe nizo mpano yahawe ariko apana twe Imana ibafashe Imana ibarinde amen. Pastor ngira ngo amagambo muvuze arakomeye sizi umuhanuzi wo muri iki gihe wabwigwa ikintu aho kugira ngo akivugire mu bantu aho kugira ngo yemeze abantu akajya gushaka umushumba utakibwiwe ngo ari ukivuga ibyo ngibyo ntituri mu kubibona henshi sizi ko bishoboka ko nuguto urumva rero mufite uburere umwuka yabahaye butandukanye n'uburiho iki gihe bivuga ngo muraza no kudufasha dusengere ikinyejana cyacu c'abahanuzi ikinyejana cyacu c'abakora ibitangaza barya twavuze bashamburiya ko abandi baranashamburiyaga tebamenye ko byanabaye ubu ngubu umuntu ushamburiya ariyamamaza baramumenya yewe mbere yuko nagenda bamuha amatike bagira hari aho bajya naho batajya si buri muntu bamuhamagara ngo agende ibyo ni ibintu byose bitubabaje turimo dusengera kugira ngo bihinduke ariko mfite ubuhamya bukomeye nari kuvuga ku buzima bwa Pastor Rameke uribuka tubana mu cyumba cy'amasengesho kimihurura twamaze ngira ngo iminsi 2 turi kumwe nawe na Marehemu Rukema hari ibintu byinshi nibuka Imana yagiye ivuga kimwe ku kindi ibimenyetso n'ibitangaza birimo no kubaka kw'ingoro ushobora kuba utabyibuka cyane nyine ndashima Imana ko yavuze kuvugiyemo yavugiye no mu bandi yabishoje hari abantu benshi nzi mu bantu bo mu kinyejana cyacu sinzi umuntu ufasha abantu benshi muri iki gihugu abasengera sinzi umuntu ugira abantu batonda nyabo imbere yiwe nk'uko ameze ariko akomeje guca bugufi urumva yuko ni impano ikomeye abantu benshi bakurikiye bagiye babaza ibibazo byinshi ntabwo dushobora kubisubiza byose kubera umwanya n'amasaha yacu ariko umuntu wumva hari icyo Imana yamuvuze mu mutima wiwe yakora ku bwabo n'abakozi b'Imana yatubwira dufite nimero ya telefone ituro watanga twaribagezaho icyo twakoze hano no kubahostinga no kubakira ariko turabaha mwese amahirwe yo kugira ikintu mushobora kuba mwakora ku buzima bwabo unabasengere imbaraga z'umubiri murumva yuko zitakiri nyinshi ariko mu mutima ubundi sindabona umuntu nakumva avuze ko afite imyaka 80 mu myaka yiyandikiye yirangamuntu no muri 40 bivuga ngo ni imyaka 80 ariko ashobora kuba arengeje iyo ngiyo kubera ko akenshi nyine iyo bandikaga imyaka benshi bayandikaga bamaze no gukura banayigabanya so urumva rero Karibi ni wavuze ngo zambaraga nari mfite ubwo yavuga akiri muri za 40 yarageze muri 45 avuga zambaraga nari mfite nizo ngifite nukuri nanje ko mureba zambaraga nizagifite ari mu mutima ari mu mwuka ari mu rukundo ari mu guca bugufi aracyari wa wundi abamuzi nuko bavuga
Pastor Ruturwa nawe turabana mu rusengero, urumva ndi n'umushumba wiwe, urumva ico bivuga. Buriya ni gakeya ushumba umuntu ukamugiraho ubuhamya budasanzwe kandi adatinze cyane. Ndamuzi mu masengesho, hari ntavuga amagambo menshi, ariko nakubwira amagambo abiri muri iri toro mu byumve ujye umenya ngo n'Imana ivugiye muri we. Ndashaka kuvuga ngo dufatanye twese dusengera ikinyejana cacu. Muranyemerera nsabe Pastor Ruturwa asengere ubujutse, asengere abasore bacu, abakobwa bacu, abagabo bacu n'abagore n'abana, kugira ngo Imana yongere idusubize byabihe. Hanyuma Pastor Rameke nawe asengera abanyempano n'abahawe kuyobora, uhereye ku bashumba, ziriya mpano zose, abahanuzi, abigisha, bavuga butumwa, kugira ngo bongere bakorere muri utaratibu. Utaratibu no kuvuga ngo discipline y'abakozi Imana yahamagaye, ariko cyane basubire mu bujutse, be kwikoresha no kwiyobora. Biroroshe yuko iyo abantu bamaze gutangira gukora umurimo nk'uku, ujya muri systeme zizwi, ibintu byose bipanze bikurikirana, ujya kubwiriza ugasubira mu ijambo wabwirije, ari ibintu byose bisa nkaho biri byanditse litirijiya. Senge kugira ngo umwuka w'Imana yongere muri iki gihe cyacu ayobore. Ndaza gusoza, reka tujye imbere asenga. Urakoze, ngiye gusenga, ariko reka ntange inama bukeya ku bujutse. Ubujutse bwahozeho muri icyo gihe cy'abantu bakuru, habaga mu ibanga. Si ukuvuga amagambo yose, iyo hatari mu ibanga habamwo gusenya. Reka mbe nkuvuga gatoya hano ngeze muri kino gihugu. Njyewe hari ahantu nariye uburozi, umuntu arambwira ati uwo mugore ugiye kugaburira araroka. Ndavuga ngo ndabirira icyo, kurema imbaraga z'Imana zindimo zigaragara. Azana imboga z'isombe ndazirya. Nari nasigaye ku bana, nyina yarwaje umwana yagiye ku bitaro, abana niyo bankemeye ati papa uwo muntu azavuga ko ari umurozi, kimwe sinzi baha ndazirya. Noneho ngere mu ijoro hagati, nama nsanga natumvye, nakubita kunda gutya kuzanuma n'ingoma. Ndavuga ngo ahangaha ni Imana yerekana imbaraga zayo. Nageze saa 11 numva ko ari nk'icuka kizamutse nk'aho kwipinira itobotse ngo bimvemo bwakiye mu gitondo, numva nta kintu na kimwe ngikeneye kurya. Araza mu gitondo ngo icyayi ndikiza, arakiza na cyamata ndakimwe. Ariko ibyo kuri ndababwiye yazaga nkunga n'umugore ntabizi, nabo bana ntibabimenye, ariko azantinya n'ubu iyo tubonanye azatangira kwisekesha ubusa agahunga. Hari imbaraga zimirizindi. Nibyo kabisa. Ngo buce umugabo, reka ntanga umugabo hano nawe wenda arabyumva, Mutwaza Jonas azana icyifuzo turagisengera. Amaze umutima umbwira kuziwe gusenga ngo umunsi gisubizo. Naje ntabanza kwibaza ngo se ngo nikidasubizwa se biragenda gute. Ndaza gituye hano hirya, ndamukinguza, arafite n'umusekirite asise mufitanye gahunda, ngo agira ati umusaza injira. Namuhamagaye akiri mu cyumba, ambaza aho naraye ntiwacu, aramusanze. Ariko garutse inyuma yari yambwiye ngo icyo uzabona ngo uzakimbwira. Ndamubwira ngo nico nahishurirwa sinakubwira, tugira ngo mba nkuvuye ahubwo mba nkuroze. Ariko aho Imana yandumye nagiye mu ibanga, nawa wundi aho nagiye ntiyabimenye icyo nakoze, n'undi nageze ntiyabimenye. Ariko Imana isubiza uwo munsi, niyo munsi yamva magasambiri z'ijoro, aravuga ngo pastor ngo twishwe no kutizera. Amen. Rero niba tugiye mu bujutse uzugira ibanga, kurya ngo nabonye iki ngiki ukabwira uyu nguyu, akabwira uyu, akabwira uwundi, mwabisandaje imbaraga zabyo ziba zarangiye. Rero ubujutse no kugira ibanga byawe n'Imana. Imana nikubwira ngo vuga, bwira wawe undi. Nigeze gufata umuntu w'umurozi
nabisabye Imana ngo se aya makuru azavuga niko ngo buce ndaryama abandi baje gusenga baratarama saa 7 z'ijoro baragaruka saa 9 buri bitose ngo byuke mbona umuntu araje yicara ku rugo rwari iruhande rw'irwanje aricara gutya inyuma y'inzu arahava aja ku rundi rw'umugabo ni Munyakazi bamuragize ngo hagera abana barikanga mu nzu bose ndagenda aratambuka nja kumuturuka imbere mugeraho ndamubwira nti ibi ni biki yiteye hejuru avuga akabura icyo avuga mu gitondo ndagenda arambwira ngo ubu ngubu nari ndangiye gutumwa no gukoreshwa ndamubwira ngo ihane numara kwihana gusengera ndasenga yarambwiye amena ibanga arambwira ngo nyirabukwe nari utangiye kumutuma ariko nyirabukwe muri iyo minsi Imana yagize kiramutwara umugore wa muzima n'uwo ni muzima ariko sinza mvuga uwo ari we nawe iyo ambonye arishima ko nafashe n'iryo banga kandi nawe gakira rero uje kuri mu byose muze musenga mugira ibanga tukapfe kuvuga gusa amagambo kuyatagaguza amagambo y'Imana afite agaciro kandi agirirwa n'isoko reka dusenge Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimira kubw'ikiganiro cyiza twibuka imirimo wakoresheje abawe ukorana n'abawe mu bihe byatambutse ntihari ya Mana yari icyo gihe ngo none habe iyindi iriho none turasabye twizera kuko uri Imana iri kumwe natwe hari igiterane cy'ububyutse n'inyigisho z'ububyutse ariko ububyutse ntibuzanwa nuko tubitekereza bizanwa nuko tukihaye tukakwemerera ngo dukoreremo kandi dukoreshe turi imbere yawe muri uno mugoroba tutari tuzi ariko wari uzi niyo mpamvu tuguhamagara ngo data wa twese uri mu ijuru urubyiruko rwacu urwigishe be mu bubyutse umuntu atinya imbere y'amaso yawe kuvuga ibyo utavuze kwamamaza ibyo utamubwiye kwamamaza gukora ibyo yibwira avuga ngo n'Imana ibimubwiye Mana data wa twese uri mu ijuru zana ububyutse mu bayobozi b'amatorero zana ububyutse mu bakristo bose uko bangana iyo buje nta ubazo wundi bavuga ngo Imana ihembuye umurimo wayo mu bayo la resanse dikela reconsace dite turi imbere yawe data uko twakubonye ntabwo tukigushidikanyaho niyo mpamvu tutagira isoni zo kuguhamya ibyo twakubonanye bituma duhamya ibyo twumvise kuko ari byo kuri byavuzwe nawe byahumetswe nawe turagusabye uyu mugoroba data ube mu igisubizo gituruka kuri wowe buri muntu wese azaca bugufi agenda kubaha agenda yihana yibaza ko intambwe ziwe zikiri nzima nibuka Yobu yaravuze ngo reka mpimwe ku munzanureje ndebe ko ntateshutse intambwe Kristo lo pense la recontare de que la consacedite la rema pikile contare ndebe mpagara ku minzani iresha iminzani ntabwo yabuze umunzani yabuze iminzani bigaragara ngo mu muntu harimo inziranisha harimo uburyo bwinshi yabasha kwigera imbere y'Imana akamenya ko atagawe n'Imana akamenya ko agenda mu bushake bw'Imana nicyo gibubyutse bugira icyo mumarira umuntu kandi ukagwira kandi ugakwiza n'abandi ukagira no mu bandi turagusabye data twese turi hano muri no torero muri no rusengero ureke imbaraga z'umwuka w'Imana ureke imbaraga zawe mwami
zigeze zimanuka umuntu wese akiyumvamo ko yataye akagaruka ku murongo. Dusaba ububyutse mwana. Maze ububyutse bwabuze Karimiro mangadishelegre. maze abantu banezezwe impinduka Imana ihinduye. Impinduka ihera mu bayobozi. Uhindure data abayobozi bacu, uhindure mu bayoborwa abakristo bose, uhindure urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, uhindure mwami wacu, ucane igicaniro cy'abantu bazageraho bakaba ngo begereye Imana kandi basusurutse. Ndagushimiye kuri Imana yumva. Bibiliya tubwira ngo uzubasha gukora ibiri ibyo dusaba, ugakora n'ibiti byo twibwira. Kubwira ijambo ryawe ridukoreramo cyane. Ndakwizeye kuko ubikora, ni kubw'umwuka wero uduteye kuvuga dutya, kandi twe tuvuga ibyacu tuvuga ibyawe, kandi iyo tuvuze ibyawe bigaragara ko ari wowe. Nico cyatugiye Paulo amagambo aravuga ngo napfanye na Kristo nzukana nawe. Aravuga ngo none ndiho, ngo ariko sinje uriho, hariho Kristo muri nje. Ureka umuntu wese ntiyibwire ko ariho, uwakwakira azamenye kuko ari wowe uriho muri we. Ndagushimiye ko ujumbise kandi ubikora. Icora kiboneka cyawe ni mu izina rya Kristo bisabye. Amen. Ngiye kusenga nanshi ariko mbaye kushimira Bishop waduhamagaye ijambo ryiza ryo kuganira ibintu byerekeranye n'impano z'umwuka z'itorero ry'Imana, kutugira ubuhanuzi buvuga ngo zawa mushozi zoba zitatu. Nyuma y'iyi dufite hazaza indi, kandi iyo yindi zoza ubuhanuzi buzagabanuka. Hasigara impano yo kurira, twe turira mu ikanisa duse n'abapfushije twese. Mwuname, haba no gusakuza. Mwuname. Imana iratubwira ngo iyo niyo wa musho ya nyuma ngo yo gukumbura ubwami bw'Imana. Amen. Noneho rero mu gihe twebwe turi mu gusenga dutegereje ibindi byiza dushonje duhishiwe, mu gihe cyawe wamushimuza mubona wamusho yije cyangwa ububyuke buzana byinshi, buzana guhanura, bukazana kwandika. Twebwe abenshi n'ubiyenda bo babahari bazabandikisha umuriro, akagenda akazana umuriro usana hariya hariya hatera. Ureke kiriya gishashi iki gihe gitera ntukiruzi gitukura hano, agaseregeta umuriro wayo wakaka agatora ikara riri hagati y'ayandi gutya akaryandikisha rikazima, kandi intoki ziwe ntizishye. Ibyo ni ibintu twabonye twakoreyemo. Icyongeye ni ukuvuga ngo shimiye Imana kuko Bishop yavuze ngo bamufite iminsi 40. Jewe nza mbona ngo ni ukuri kugira iminsi by'umweru bitatu abakristo utagira ikindi kikunyeganyeza uzuhinduka. Umunsi umwe yarambwiye turi Nyawarimba, irambwira ngo umunsi w'ejo shatse kubakorera ijambo ubwira abantu bose ejo basiyirize, kandi ntihakagira umuntu uvuga nabi, kandi ntihakagira umwana uzorwana narwana n'uwundi mu mukisi, kandi niba ari abana bonka babiri bisharanye n'abagore babiri ntibakishare hamwe, bazishare kubiri kuko babana bazarwana umwe akagarirwa uwe. Ati uwo munsi urenge rihere mu gitondo bwire mfite icyo nzobakorera. Mpamagara umuhana w'iwacu bari bafite ubuzuke, ndabahamagara ndababwira ngo ejo Imana ivuze gutyo, ariko abana afunze mu bagaburire, kandi mu bagaburire nabo mudahaye mubabwira nabi, nibagaruka basanga ibyo kurya barye, ariko abandi mwese mube sauti kimwe. Tuzogaruka hano mu rusengero saa 10. Iryo saa 10 ngo ishike abantu bakaza baguruka. Ubwanje numvishe ko nshaka kuja hejuru mbwira Imana ngo
simbishaka kuguruka, simbishaka, undeke korera mu bandi, ariko byo kuvuga ngo making ngiye hejuru ndaguye tibireke. hari abajya basenga ngo baguruke kugira ngo bemeze abantu ariko abandi baraguruse, ariko iratubwira ngo mwe guhera ubu umuhana w'iwanyu hazoza igihe cy'abadayimoni, abantu barwara abadayimoni abazima babatere, ariko uyu muhana w'iwanyu tuzoterwa n'ibyo. Nahari abapagani basubiye mu pagani bakagira bati nta musazi uhaba ntavuze urwara abadayimoni, kandi ko mbabwiye n'ukuri, ariko abarozi barahari. Noneho rero gashima kuko utubariye ibintu tukaba bivuga mu buryo bwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Imana ni umuntu, niko yavuze, n'abayisenga bayisengera mu mwuka. Turagushimiye Uwiteka nyir'ijuru, uri Imana. Shimiye abantu batuyoboye. Ijambo rya mbere mbanje gushimira Bishop Masengo waduhamagaye agatikira igitekerezo kaduhamagara tukaza twembi na Ruturwa. Ndanezerewe ndishimye, kandi uyo munezero ndiko ndabona ko ubarana. Haleluya, sifa kwa Mungu. Ikindi cya kabiri ni impano. Abayobozi bacu baha impano suzuye zo kuragira itorero ryabo, nicyo bazobazwa. Umuyobozi w'itorero guhera kuri Bishop ni ukuri gushitsa hasi kuba diakoni, abo bose ni abayobozi b'itorero ubuzuza umwuka wera w'Imana. Yesu turasabye izo mpano zururuke zitugirira akamaro, zidukirize imitima, zidukirize ba mama na ba data, zidukirize n'abagore bacu. Turabisaba twishimiye Imana kubibona. None tukaba dusabiye abayobozi bacu batuyoboye ngo bashiremo impano z'ukuri kw'Imana, impano z'ukuri kw'Imana, impano zubaka itorero, impano zubaka abakristo b'Imana, impano zizazubaka igihugu kigakizwa, abayobozi b'igihugu bagakizwa, bakaja mu rusengero bakabona Imana igenda n'amaguru, bakavuga bati ni ukuri, basa batubarira Imana igenda n'amaguru. Haleluya. Ndagushimiye kugira ngo umuntu wese amenye Imana, niyo baducyaje bakaducyahira amafuti, Imana tukabasengera bagakizwa, bakumva Imana bakabona Imana, kandi natwe twabasengera bakabona Imana. Ndagushimiye kuko ari wowe turagiye muri iki gihugu. Iki gihugu ni igihugu cyawe, iki gihugu cy'u Rwanda, ugasanire perezida ukiyoboye, ugasanire ba ministre, ugasanire ingabo z'igihugu, ugasanire abayobozi kugeza kuri ba nyumba 10 bakunda Imana, bubaha Imana, bagendere mu buryo bw'Imana. Kandi Imana iki gihugu kiduheremo umugisha, kiduheremo umugisha, tumenye icyo twakiboneyemo, tumenye ubutunzi twagisanzemo, niyo twokibonamo ubukire, ariko cyane cyane gikishijwe kikadukiza n'imitima yacu. Ndabishimiye muri aka kanya kuko tugiye gutandukanya imibiri yacu, ariko imitima yacu igahora ikundana iteka ryose. Kuko wavuze ngo Paulo niwe wanabivuze, aravuze ati ndi tukagira irindi deni keretse iby'urukundo. Tuzohore dukundana kurusha itorero ry'Imana rikundane kurusha uko hanze bakundana mu izina rya Yesu. Amen. Mana njye ndagushimye wabanye natwe, twumvise ubuhamya, twumvise abagabo bawe,
wareze wakoresheje ukinakoresha nanone. Twibutse ubuhamya bwinshi kuri bo tudashobora kuba twabwira abantu, ariko dufite amabanga menshi, dufitanye amabanga menshi nabo. Hari ibyo wakoze mwami, hari ibyo ugikora. Turagushimira yuko muri ibihe by'ububyutse urimo uganira n'itorero ryawe. Reka buri muntu wese wumvise ijambo none, wumvishe ubuhamya, wumvishe izi mpuguro, abishyire mu bikorwa, bimuhindure, bihindure ubuzima bwiwe. Turagushima mwami kubwo batekereza kugira icyo bakora ku bwabo, kugira ngo nabo bahe umugisha. Icyo babiba mwami ubaye gusarura inshuro 10. Icyubahiro kibe cyawe mwami, none iteka ryose. Amen.